Amahoro y'Imana ndabasuhuje, nitwa Oreste Cyuzuzo, hanyuma ndi hano kugira ngo dufatanye gukomeza uru rugendo twatangiye rwo kwiga muzika. Hanyuma kugira ngo ibintu bigende neza, ndagira ngo dufatanye uru rugendo mbibutsa ibyo twize ubushize. Mwibuka ko twize ibintu bitandukanye birimo kaze mbibereke ariko ubundi ko mbifite. Alright, twize inyigisho z'ingenzi mbere yo gutangira gusoma amanota. Twiga umutwe wa mbere, ibimenyetso by'ibanze bya muzika. Twiga muhundwanota ari iyi ngiyi igizwe n'imirongo itandatu n'utuzu tune. Twiga amanota ahanitse ndetse n'ari hasi cyane, ayo twita note grave na note aigu. Twiga urufunguzo, twabonyemo eshatu, ari urw'urunguru rwa clé de sol, urunguru rwa clé de fa ndetse n'urunguru rwa clé de do. Twiga iyi nota ariko twabonye amanota yuko ari arindwi, n'abaririmbira murayumva. Twiga agaciro kayo, twiga igisobanuro cy'igipimo, mbikora na video ibivugaho. Murayibuka kuri part B, muyishake part B y'iri somo, y'isomo rya mbere. Hariho video yerekana uko watera igipimo. Hanyuma ukora n'intambwe intambwe enye zibanziriza izindi muri muzika, ubwo ni chapitre ya kabiri, aribwo n'abakoreye intambwe ya mbere nkayibigisha yitwa do mi so, do mi so, murabyibuka. Hanyuma mbakorera imyitozo itatu ya mbere, uyu narawukoze muri video yabanje, n'uyu ndawukora mu isomo rya mbere rwose, n'uyu ndawukora mu isomo rya mbere. Iyi sige tumenya ko tugiye kuzayikora, nkayibahereza nyine, nkayibamo exercises, mugakoramo imyitozo mwenyine. Uwo binaniye cyangwa akagira umwisoba akanyandikira kuri WhatsApp yanjye 0728854456 kugira ngo abashe kubona ubufasha. Hanyuma ntabwo tuza gutinda, nshaka kubahereza uyu mwitozo. Iyi ntambwe ya kabiri yitwa do re mi fa sol. Do re mi fa sol, iyo warize do mi sol neza ntabwo uza kukugora, kubera ko ibintu byongereho ni utuntu tubiri. Yongereye inota rya re n'inota rya fa. Kuze ko do iba hano, mi ikaba hano, sol ikaba hano. None bongeyeho re hano bongeraho fa. Re iba hano, fa ikaba hano mo hagati neza. Okay, ubu noneho nabereka, reka mbakore nk'uyu mwitozo wa 0 do re mi fa sol. Kubera iki mbikoze gutya? Hano ni ronde cyangwa se icyo twita ruziga, bigizwe na ntwari enye cyangwa se ta enye. Ta ni igihe nkuko mubyibuka neza, igihe ubwo niyo nkuse gutya ngo ta, aba ari ta, ta nkazamura aba ari indi ta. Ubwo niyo wamanuye, ubwo iyi ngiyi ndakoramo ta enye, do mbone kujya ku iyi ngiyi. Iyi ngiyi uko ari ta imwe cyangwa se akaba ari ntwari, ubwo ni re ngahita rekeraho. So murabyibuka. Hanyuma ndamutse nkuzuye wa 13, mpite mubakorera nawo kugira ngo twige nyine turasa ku ntego. Uyu ni do re mi fa sol fa mi re do. Uwa 14 wo ni do re mi fa sol fa mi re do. 15 urabonye kuri kaburimbo kugira ngo mutaza kubyitiranya. Yego, 15 do re mi fa sol fa mi
nari nyise do kandi ari mi, murumva nyine ikosa iyo urikoze urabimenya. 16 reka nawe nyibongeze n'uyu do mi sol fa mi re mi fa mi re do, kabaye na 17 so mi do so mi fa mi re do. Alright, imyitozo rero maze kuyibaha, ubwo hasigaye wa 18, 19, 20, 21, 22, 23 mugiye kuyikoramo imyitozo yanyu ku giti cyanyu, kugira ngo bigende. Ni 24 kugira ngo bigende neza, murabikoramo imyitozo yanyu. Mbibutsa ko umwitozo buri gihe urangirira hano hantu haba siribanze. Urabona nk'ubitangire uyu 23 utangirira hano ukarangirira hano hasiribanze. Naha ngaha murabibona utangirira hano ukarangira hano hasiribanze. Hano hejuru naho nuko bimeze, utangira hano ukarangira hano hasiribanze. Ubwo urajya ukora nyine iporoti tukomereza kudahagaze, ukore n'iyi ngiyi urangiriza aha ngaha. Naha ngaha nuko uyu urabona ko utangira ngo ukarangirira hano hasiribanze, n'uyu ngo utangira hano ukarangira hano agize gute hasiribanze. Hanyuma rero imyitozo mbahaye by'umwihariko muraza kumereza kano ka 23 gusa. Murakampa ubishobora mpe n'aka ka 24, murabimpa mu buryo bubiri. Urajya undirimbira indirimbo iyi, ngiye kwiga muzika, ngiye kwiga n'ibindi, hanyuma nurangiza umpe n'amanota turebe kuri kuyasona neza, do re mi do, gutyo ukomeza. Hanyuma Yves naha ngaha urajya umpa amanota, umpe n'amagambo nyine indirimbo, kuririmba just mu ndirimbo kandi byo tubimenyereza hakiri kare. Hanyuma rero abatibuka WhatsApp ni 072 898 954 ni WhatsApp, na email orestepianist@gmail.com. mushobora kubinyuzaho ibitekerezo byanyu, abashaka inyunganizi mukibuka kunyandikira kuri WhatsApp. Twibuka gukora like, comment, share. Mwereko share ndabashikaza cyane kubera ko dukeneye ko abantu benshi biga kandi bakamenya. Kwiga rero nuguhozaho, kandi burya iyi class izaryoha nitutangira kwiga turi benshi. So mundonera abandi bantu bigishijeho kwigisha kugira ngo twigire hamwe kandi tumenye. Amahoro y'Imana bane namwe. Mbibutsa ko abatarize nyine ntago dusimbuka, twiga akantu ku kandi. Ni ukuvuga nimba uri kwiga idore mifaso, ugomba kuva ku imyitozo wa 13 ugakomeza nyine nkuko nubwo niba wakoreye mugomba kuyisubiramo, ugakora uyu gutyo gutyo ukora kugeza ugeze ku uyu nguyu nabahayeho exercice zo kumpa inbox. Okay, ndabashimiye rero. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, nta kibazo, you are free to write there in the comment, mwandike muri comment, abandi mwandikire kuri WhatsApp biremewe byose. So murakoze cyane, ugubwe neza. Ciao ciao.